nubwo byambabaje ariko Imana ime gukomera. Yes, yes. Nagize gutya mpora n'umumama w'inshuti yanjye, ni n'inshuti yanjye rwose pe. Hanyuma rero arambwira ati mfite agahinda gakomeye cyane, gakomeye pe. Ati ujya ungira inama, atari ko ahangaha aho ikibazo cyararenze, naraguhishe, nagize ubwoba bwo kukubwira, numvaga atari ibintu birenze. Ndamutega amatwi ndamubwira nimbwira nta kibazo. Nyuma rero yasubiye bwa gatatu, barasenga, bamaze gusenga ariko ngo akinjira yarambwiye ngo reka abanze ajye muri dushe. Pasiteri aragenda aroga, amaze koga arambwira ati nawe wabanje ukajya koga ko uyu munsi hari ayandi mavuta noneho. Oya, bafataga umunsi umwe wo kuwa gatatu. Noneho kuwa gatatu barongeye barahura. Ikindi cyumweru gikurikiyeho aragenda bajya gusenga, amushyiraho ibiganza, amaze kumushyiraho ibiganza nyine ariko ngo akajya yumva ari gutitira cyane n'iki. Umudamu we atangira kumva we ahubwo asa nk'umuntu bitewe n'ukuntu ari kumukorakora ahantu hose mu izina rya Yesu, akamukorakora, atangira kumva ibintu nyine by'ubushagarira bimufata, aramukorakora. Noneho arangije umumama nawe birangira bimufasha. Sinzi nyine nge yarambwira ati ni ukuri sinajya kuvuga ngo wenda yamfashe ku ngufu. Niba ubona umuntu aza akwikururaho akumvisha yuko agufitiye impuhwe cyane ku buryo ashaka yuko muzajya nyine muba muri kumwe cyane kugira ngo musengane kandi mubona muri ibitsina bitandukanye, ibyo ari byose niyo yaba mutari ibitsina bitandukanye. Turabizi ko n'abantu basigaye bashukana bakaryamana bahuje ibitsina nabo bararyamana, cyangwa se akaba yanagushukisha ubundi buryo akanakwambura n'amafaranga. Ntago icyizere kuri iki gihe kwizera abantu, umuntu waje witwaje cyane ibintu by'Imana kwereka ko agufitiye impuhwe zirenze, ntago ugomba kumuha umwanya. Iryo ni isomo rigomba kuba kuri buri muntu wese. Ikindi cya kabiri, abapasiteri mureke kwiyandarika. Ikindi nanone cya gatatu navuga, reka twongere tubasuhuze cyane mwese mudukurikiye muri kano kanya, twongeye kandi kubaha ikaze mu biganiro byacu bya buri munsi. Tunabashimira abantu mwese mudushyigikira mu kumva ibiganiro byacu. Rimwe na rimwe no kugenda twubakana, duhana ibitekerezo, tumenya ese ubuzima hano bumeze gute, abantu babayeho gute, bafite ibihe bitekerezo, bafite ubuhe buhamya, bafite mbese ni byinshi byose tugenda dukora nka collection y'ibiganiro kugira ngo twagenda tubihuza, isi tuyigira imwe. Ndijado twishime tugiye kubana muri kino kiganiro cy'uyu munsi, ariko singira ubaganirize gusa, ahubwo ndayobora ikiganiro uri butuganirize we mu buryo bwimbitse cyangwa se bwagutse, yicaye imbere ya kamera za Iris TV. Ariko reka mbanze numva uko ameze, mwakire, mumeze neza? turamahoro, murakomeye nta kibazo. murakomeye cyane. Donc nanjye kubiheraho murasa neza cyane, mwambaye ibintu birimo bijye kumera nk'imikenyero, wenda ngira ngo kuri kamera Emilie adufasha abantu bakabibona guhera hasi. Donc ni ikanzu ariko sinzi ubwo dusobanurira iyi fashion ikuntu imeze. Ngira ngo abantu bari kubibona, iyi fashion ni bwoko ki? Iyi fashion ni icyambere, urabona ko ndi umuyisilamukazi. Ni uburyo bwo kwambara ukikwiza kandi nyine ukabusa neza. Bikubereye. Urakoze cyane. Ibyo kuberwa by'umuntu abibwirwa n'abandi. Ni ukuri birakubereye cyane, nahoze mbikubwira nkikubona mvuga ni ibintu wambaye birasa neza, birimo umuco wa Kinyarwanda, nubwo ntazi neza koko niba bikoze muri ya tise y'umukenyero, ndetse umukenyero n'ubundi. No, rero buriya umukenyero ushobora no kuwudoda mu kintu icyo ari cyo cyose, mu tisi iyo ari yo yose yoroshye. Kimwe nk'uko iyi myenda ntago ari umukenyero, nuko tisi yayo byenda kumera kimwe. Okay. Donc hejuru ho no umwitero usanzwe. Hejuru nuko nashyize ku mwitero usanzwe, ariko rero ubu iyi myenda ubundi mu musanzwe mu kazi nkora habamo no gucuruza imyenda. Yego, niyo mpamvu rero wakoze ibintu byiza. Iyo ngiye kwambara ndeba nyine ibinkwije bijyanye n'umuco nyarwanda, ikindi kandi byubahisha idini yanjye. Hanyuma nkabona ko binanshimishije nanjye ubwanjye, nkabyambara nkareba amabara nkunda. Niyo mpamvu. None kwambaye udukomo twinshi. Nabyo ni udukomo ngira ngo
Okay, udukomo twinshi rero natwo ubundi ngiye muri make rwose ntakubeshye nkunda kurimba pe, kurimba nyine ntushobora kubyumva. Ubu rero mba nabonye, by the way, ndanabicuruza ibi nabyo, ariko rero ndanabikunda by'umwihariko. Okay, byiza cyane. Tangira rero uyu munsi wibwira abantu, n'ubwa mbere tukwakiriye kuri Iris TV, ariko si ubwa mbere tuganiriye. Ushize mu gitangazamakuru nakoreraga mperuka twaraganiriye, ari ikiganiro cyiza cyane ndetse gifite uburyo cyubatse benshi. Uyu munsi nabwo dufite indi story yihariye, uraza kubitubwiraho. Abantu rero bakurikiranye Iris TV babona kubonye bwa mbere, wabibwira gute? Murakoze cyane Jado. Amazina yanjye nitwa Nyirashyirambere Sauda. Ndi umubyeyi, ndubatse, mfite n'abana, ariko ntumbaze umubare. Bitwaye iki zundi? Ntabwo ari byiza kubara abana. Okay. Gusa ndabafite, Imana yampaye umugisha wo kugira abana. Ikindi ndi umuntu ukunda gutanga ibiganiro cyane cyane by'umuryango, bireba cyane cyane ku muryango no kubaka umuryango. Mfite channel yanjye yitwa Umurimbo TV, nkoreraho ibiganiro bitandukanye, ariko cyane cyane nibanda ku bintu byo kwigisha abantu uburyo bwo guteka neza, ku inama waha abana kugira ngo, cyangwa se inama mp'ababyeyi kugira ngo bajye bitwara mu ngo zabo, ku bana, uburere bw'abana, imyifatire yo mu rugo, indangagaciro z'umunyarwandakazi, mbese muri make kugira ngo dukure neza, twiyubaka tuniyubashye. Nibyo rwose, twiyubake tuniyubaha. Ndetse turi no mu bihe bya liberation, abadamu mu Rwanda bariyubatse, baribohoye, ni byinshi. Rero uyu munsi ibishize abantu bagiye no kubona wenda nk'ibitangazamakuru nka Isimbi, ugize utanga ubuhamya, abantu benshi barebye barabukunda. Uyu munsi rero ntago aribwo bwakuzinduye, ahubwo ufite ubundi buhamya, mu by'ukuri urabitubwiraho uko bimeze, ariko nabwo numvise bukomeye, twifuje yuko twabusangiza abakunzi ba Iris TV ndetse n'abanyarwanda benshi muri rusange. Donc bihagaze bite? Banza ubwira abantu uko ibintu bimeze. Urakoze Jado. Gusa mbere na mbere impamvu ikomeye itumye ndahangaha, harimo no gushyigikira muri rwa rukundo nakubwiye rw'uko nkunda umuryango. Mba numva abantu bakwibera mu mahoro, mba numva abantu babaho banezerewe, mba numva abantu bafashanya, mba numva abantu batezanya imbere. Muri urwo rwego rero nkaba ndi hano cyane cyane no gushyigikira Iris TV. Kubera ko naranezerewe cyane kubona nyine umuntu nkawe ugerageza gutera intambwe, kuvuga uti reka nanjye nkora ibikorwa byanjye bigire ngiraho mva, ngiraho ngera. Ibyo ari byo byose uba ukeneye gushyigikirwa cyane, ndetse akaba ari nayo mpamvu urumva mba mfite inkuru zitandukanye, bitewe n'uko nk'ikiganiro natanze ku Isimbi TV abantu baragikunze cyane, ku buryo ubu ngubu wenda n'ubundi nari nsanzwe nshoboye gutanga inama ku bantu wenda ndushije kuba, ku bantu ngize icyo ndusha, nkabaha inama cyane cyane mu buryo bwo gukomeza umuryango, mu buryo bwo nk'uko nabivuze, kubaka umuryango mwiza, kurera abana beza, kubaha umuco mwiza. Ariko rero noneho kiriya kiganiro cyarushijeho gutuma abantu barampamagara cyane, bakambwira inkuru zabo, bakambwira ibintu bitandukanye. Muri ubwo buryo rero mfite inkuru nyinshi ngenda mbwirwa n'abantu, kandi rwose mba numva nanasharinga kugira ngo abantu bumve yuko hari ubuhamya abantu baba bafite bushobora no kubafasha kwiyubaka, kandi abantu batinye kugaragaza, abantu baba baratinye kugaragaza kubw'impamvu zabo bwite. Ntago ari abantu benshi batinyuka bino bintu pe, kandi n'ababitinyuka Jado, si ukuvuga yuko ari ugushira isoni, si ukuvuga yuko, ahubwo ni ubwitange. Urumva, ni ubwitange, ukavuga uti ibi bintu nibura hari icyo byafasha abandi. Nubwo njyewe urumva abantu ntago babona ibintu kimwe, hari umuntu ushobora kuza akavuga ariko ibyo ari byo byose burya ntago aba yabanje gutekereza, kuko
ko ibyo bintu aba arimo kuvuga kerensa ejo n'ejo bundi nawe bishobora kumubaho. Nta muntu nifuriza ikiba, ariko ntibagakunde kujajinga umuntu kubw'ikintu yakoze, ahubwo bajye bibaza impamvu. Niba akeneye gushyigikirwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi, bamushyigikira ariko batabinyujije mu kumusenya, mu kumusebya cyangwa iki. Hanyuma rero izo nkuru mfite nanatanga ku bindi bitangazamakuru bikomeye byubatse izina, nziranye n'abantu benshi mu by'ukuri, ku buryo nanabisharingayo bikagera kure cyane. Ariko rero kubera gukunda Iris TV, niyo mpamvu mvuga nti izi nkuru zigomba no guhita kuri Iris TV kugira ngo n'abantu bayikurikire nyine bajye bumva yuko hari abantu batangaho inkuru kandi z'ukuri kandi zibubaka. Yes, thank you so much. Hanyuma rero sanzure ni mu rugo, ahangaha abantu benshi baradukurikiye, buriya abantu barenze umwe niko bajya bavuga mu Kinyarwanda, bari benshi. Ntago haburamo abo zifasha mu by'ukuri ngo turi gutangira, ariko dufite abenshi bashaka kudushyigikira. Ibiganiro byinshi byubaka abantu tugerageza tubizane, harimo n'iki ngiki cy'uyu munsi n'ibindi bimwe na bimwe turiba tugenda dutegura umunsi ku wundi. Mu by'ukuri uyu munsi ugiye kudusharinga inkuru y'umuntu wakwegereye, binatewe n'uko nawe washiritse ubwoba ugasharinga inkuru yawe, twumve ukuntu imeze. Ni ibintu bibaho mu buzima bwa buri munsi, ni ibintu nabwira abantu ko bashobora gufata umwanya bagatega amatwi bakumva ko iyo nkuru imeze, bagakuramo amasomo, bakaduha ibitekerezo muri za comments bari buduhe. Donc umwanya ni uwawe. Murakoze cyane. Nubwo byambabaje ariko Imana ime gukomera. Nagize gutya mpora n'umumama w'inshuti yanjye, ni n'inshuti yanjye rwose pe. Hanyuma rero arambwira ati mfite agahinda gakomeye cyane, gakomeye pe. Ati ujya ungira inama, ariko ahangaha ho ikibazo cyararenze, naraguhishe, nagize ubwoba bwo kukubwira, numvaga atari ibintu birenze. Ndamutega amatwi ndambwira nimbwira nta kibazo. Arambwira ati mbere na mbere ndamubaza nti se kubera iki, urumva n'inshuti yanjye, iyo turi ahantu tutari ku gasozi cyangwa iki, iyi myitero tuyikuramo, tuba turi mu buzima nyine nko mu bisanzwe, twakuyemo ibitambaro. Nuko rero mbona asutse imisatsi ye, yarayisutse, isuka ibintu by'amamenshe. Amamenshe ni utumenshi nyine, ni utundi dusatsi bongera ku musatsi bakatuzirika, tukaba nyine utuntu tw'utumenshe kwa. Mbona afite amamenshe agera ahangaha, kandi twebwe muri Isilamu ntabwo byemewe gufata imisatsi yindi ukayunga ku musatsi wawe. Hanyuma ndamubaza nti se kuntunguye, ko nari nzi yuko uri umuntu ugira gahunda, ugira umuco w'idini, wubahiriza gahunda y'idini, bimeze bite ko wasutse amamenshe, bimeze bite? Arambwira ati ni inkuru ndende, ati rwose bijyanye n'inkuru numvaga nshaka kuguha, ati ni nayo mpamvu twahuye nagushatse. Arambwira ati nagize gutya mfata urugendo, ati muri uko gufata urugendo nicaranye n'umuntu muri bisi, yari umuntu w'umupapa wiyubashye, arangije aransuhuza, mbaza amakuru, turaganira, tugenda tuganira mu modoka, ariko niwe wantangiye. Ati muri uko niwe wamusuje mbere, ati twari twicaranye, nuko arambaza ati ariko amakuru yawe wa mudamu we, ati ndamwikiriza nyine, atangira mbaza utuntu tworoheje, ati birangira ambwiye ko ari umuntu ari umupasiteri. Ati noneho uwo mupasiteri akaba yongeraho ko ngo ari umuhanuzi, amubwira yuko afite urusengero, ariko ngo agenda nyine atanga ubutumwa cyangwa se ijambo ry'Imana mu ntara zitandukanye. Ubwo rero amubwira yuko urusengero rwe nyirizina ruba Ikinyinya. Arangije nyine ati ni byiza, ati se mwebwe abasilamu, bagenda baganira nyine, urumva ko ni umusilamukazi undi ni umupasiteri w'umurokore. Muri uko kugenda rero urugendo bagiranye, yagiye amuhanurira, atangira byo kumuhanurira mu buzima bwe, amubwira ibintu, ariko rimwe na rimwe akumva arabipinze, ubundi akajya yumva hari ibyo amubwiye kuko akumva nibyo. Yamubwiraga ibintu bijyanye n'ubuzima abamo, ibintu bijyanye n'ubuzima bwe niwe mu rugo ukuntu bimeze. Ariko noneho atangira kwibanda ko umugabo we nta cyiza amushakira. Ubwo
urumva ntazibana zidakomanya amahembe pe. Mu byo yamubwiraga yumvaga hari icyo azi, hari utuntu bagiye bapfa kumva aratumubwiye, si umuntu ko ari bwa mbere mubonye ko n'umugabo wanjye nzi ko ataziranye n'abapasiteri, nuko bigenda bimucanga gatoya ariko ubundi akikomeza. Ariko biza kurangira batandukanye, amuha nomero za telefone. Mu kumuha nomero za telefone yaramubwiye ati wampaye nomero zawe za telefone, ari umupasiteri uzi mwaka. Umumama arabanza aramubwira ati oya mpiza ahubwo njye nzaguhamagara. Ubwo bwari uburyo bwo kumukwepa. Aramubwira ati oya njye mbabarira umpizawe, nta kibazo ninguhamagara ukumva ibyo nkubwira utabyumva uzakupa, ariko ni uburyo bwo kugufasha ndakwinginze pe. Mama yarazimuhaye pe nta kibazo, baratandukana. Noneho arigendera, umwe ajya muri gahunda ze n'undi ajya mu zindi. Ubwo ahashize ibyumweru 2 baje kugira ikiriyo mu rugo, iwabo hapfa umuntu, wabo w'umumama mu rugo rwe nyine, uwo mudamu hapfuye umuntu. Ubwo abona wa mupasiteri aramuhamagaye, aramubwira ati ikimenyetso cya mbere mu byo nakubwiye wakibonye. Yari yaramubwiye rero ngo hazapfa umuntu nyine muri urwo rugo vuba aha mu minsi ya vuba. Amubwira nyine ko muri urwo rugo harimo ibintu by'amashitani ariko umugore atabizi, bizanwa n'umugabo. Noneho ati uwo mwana wapfuye ni igitambo, ntabwo yari umwana we, yari umwana w'umufamiliye wabaga muri urwo rugo. Ati icyo ni igitambo. Nuko bimutera ubwoba, atangira kumva ko umupasiteri byashoboka ko ibyo yavugaga ari ukuri. None ati se bimeze gute? Pasiteri aramubwira ati ngewe icyo ndishaka kukubwira ni uko ugomba kuba menge, ni uko ugomba kuryamira amajanja, ukamenya yuko aho ngaho uri muri urwo rugo rwawe harimo ibibazo bizakwicira abana, bikwice nawe ubwawe, umugabo wawe ni ibintu yaciririye. N'uwo mugore bikajya bimucanga ariko akumva ntahagaze neza ko umugabo we ajya muri ibyo bintu by'amashitani. Vuga si byaturutse he? Ariko ngo asubije amaso inyuma, pasiteri aramubwira ati nakubwiye yuko umugabo wawe ibintu azana abizana mu gitondo kare, ndetse mwebwe ntago muba mubizi, nyine abijyamo mu kiryamye. Umugore asubije amaso inyuma ngo yibuka ko hari igihe ko umugabo we ngo ajya gusenga mu gitondo, nyine hari isengesho tugira rya mu gitondo, yagiye gusari mu gitondo kare, ngo buri kuwa kane no kuwa mbere agataha atinze cyane. Kuko umugabo wakorera mu rugo, akorera hafi aho ngaho, ntago yamubwira ngo abagiye mu kazi, akorera akazi ke kaba hafi yo mu rugo. Akabona nyine atashye nka saa 6 z'amanywa plutôt, cyangwa se saa 7, akaza ngo ananiwe cyane, akababwira ati mukira amazi muri dushe akoga. Yamara koga umugore akamubaza ati uvuye he? Ngo mba nagiye guhagurukira urugo. Niziye gahunda se ntabyiteho, akabona nyine akavuga ati reka naye gukomeza kumubaza ibintu byinshi. Icyambere gushakisha ubuzima, ariko ntabimubwire ngo abimusobanurire. Akamubwira hari umuntu nari yagiye kureba. Abihuje n'ibyo bintu pasiteri amubwira, aravuga ati ibi bintu koko byashoboka. Icyo gihe pasiteri n'ubundi yagumyaga amubwira ko ari kumuhanurira. Ariko yaramuhanuriraga, akamubwira ko ibyo bintu biba mu rugo iwe abizi kandi bizamuhitana. Noneho aho ngaho niho yatangiriye kujya amufatisha rero. Arangije aramubwira ati uzi ikintu kizakurikiraho? Ati nuko wowe ugiye kuzasara. Ati kubera ko umugabo wawe ahora iyo uryamye agukata umusatsi akawujyana mu bapfumu. Noneho umudamu aramubwira ati mbigenze gute koko? None se ikibazo wamfasha iki? Aramubwira ati rero wowe ikintu ngiye kugufasha mbere na mbere ni uko ubanza uwo musatsi wawe ukawumuhisha. Aramubwira ati nzamuhisha umusatsi gute koko? Umugabo wanjye turarana. Amuha gahunda icyo gihe, aramubwira ngo kuwa kabiri ngo amusange ahantu ku muhanda. Aramuhamagara nyine barahura. Arangije aramubwira ati umugore wanjye ati nyine yambwiye yuko kwisukisha abadamu babasukira 50,000, yagiye kwisukisha muha 50,000, afata 50,000. Ati none mfasha ufatane amafaranga kubw'ubuzima bwawe n'umutekano wawe, iyo misatsi ugenda uyisukishe usuke ama menshi, usuke kugira ngo nyine umusatsi wowe bwe witwa pasiteri uwo mupasiteri w'umupapa
afata 50,000 arabimuha ambwira ati genda wisukishe. Umama yaragiye koko ajya kwisukisha nyine arabyemera kubera ko ibyo yaragiye yaramaze kubona byose yagiye amubwira hafi ya byose yabonaga bigenda biba. Arikanga cyane atangira guhangayika, urugo rwe rubi bibazo, atangira kujya abona umugabo we icyo kikamurenga, ubwo bukamwica akaryama ntasinzire. Ubwo icyo gihe yafashe amafaranga rero agenda ajya kwisukisha imisatsi ngo bamusukira 30,000 ntabwo yarabimenyereye, ku buryo bamaze kumusukira 30,000 yarambwiye atumva n'ibyo 20,000 nahise muhamagara namubwira ni bansukiye 30, 20 arasigara ati kuko numvaga ari ibintu biteye ubwoba nta n'ikindi kintu nanayamaze. Ngo arangije aramubwira ati ibyo 20,000 bisigaye rero we bigumane, ujye ubikoresha icyo ushaka, bikoreshe muri gahunda zawe nyine nta kibazo. Umudamu arayabika, ariko noneho ubwo ahita amubwira ati umugabo wawe nuzajya ubona kuzaniye nk'akantu ujye ugira ubwoba, kubera yuko nyine namara kubona atakigufatiye mu misatsi azagufatira ahandi hantu. Mu by'ukuri mu busanzwe njye abo bantu kuko mbazi ni urugo nzi, umugabo rwose ni umuntu wanjye, ni umuntu arakuze kuruta umugore we cyane. Noneho akunda kwiteteshereza umugore mu buzima busanzwe, akagenda nyine yanyura nko kuri alimentation akamuzanira n'utu tuntu dusambusa duki twose, utuntu twose yabona turyoshye akaza tuzaniye umugore. Ni wo muco we pe. Byatangiye kuba ikibazo rero. Yamuzanira utwo tuntu akumva ko aje kumuroga, yamuzanira akenda keza n'ubundi niwe umugurira imyenda akumva ko icyo kintu ari ikibazo. Urugo rubi bibazo, umugabo yaba yicaye, umugore kumva aramuhunza akamwishisha, bajya kuryama, bajya gukora nyine gahunda y'abashakanye yo kubaka urugo, umugore ubwoba bukamwica. Yarambwiye ati nanyuze mu rugamba rukomeye cyane, ati noneho nkumva nta n'umuntu nabibwira, ati inshuti yanjye ni wowe, nkumva nimba ikubwira uzanseka ko ndi kumvira bari abantu b'abapasiteri, ati kandi kuko nabonaga kukumvisha ko ibyo yambwiye ari ukuri nanone bigoye, ati ndavuganira ibintu reka nirwanire nabyo nzimenyera, Imana izamfashe bizakemuke. Byaje kugeraho rero amubwira ati Isilamu ahubwo ukajya usenga nyine nk'abarokore, ukajya usenga mu izina rya Yesu. Umugore arambwira ati nzabishobora koko? Icyo gihe aranambwira ati ndashaka ko tuzajyana ahantu gusenga mu masengesho. Umugore aramubwira ati oya, ngiye se abantu bakambona bazi ko ndi umusilamu bakabona nagiye gusengera mu barokore. Aramubwira ati ati buri wa gatatu tujye dufatanya gahunda y'amasengesho, ujye mu cyumba cyawe wikingirane, noneho dusenge, ngiye nzajya nsengana nawe kuri telefone, dutangira amasengesho. Atangira kumwigishwa azajya asenga, noneho mu mama atangira kujya bikora, burya abantu bakunda ubuzima. Urumva ko umuntu yamugiraga abana be, akunda abana be cyane, akabwira ko ibyo bintu bizatwara abana. Atangira no kujya bibaza umugabo, akamubwira ati umugabo nawe biramutungura, avuga se ko wahindutse byagenze gute? Ngo ngo ahantu uba wagiye ngo ndashaka uzambwire, ujya kuturogesha n'ibiki nyine. Byageze aha rero akajya bibaza umugabo, akamubwira ati ni hehe uba wagiye uzahanjyana. Nuko ubwo rero rutangira gushya, rurashya ariko cyane ruragurumana, kubera ko ubwo gutera akabariro ntibyari bigikunda. Umugore yumvaga ubwoba nyine, akumva yuko nibabikora ariho ibyo bishitani biri bwinjire. Arabyanga. Umugabo nawe abona umugore yarahindutse ariko atazi icyamuhinduye, akajya abona agiye kwitaba telefone akajya ku ruhande, kubera ko ntiyagombaga kwitaba pasita kandi umugabo abyumva. Nuko rero byaje kugeraho umugore atangira kujya asenga. Twari tugezeho yatangiye kumwigisha gusenga kuri telefone. Noneho mu gusenga kuri telefone byarenze aho ngaho. Gusenga kuri telefone pastor aramubwira ati okay, reka tuzajya duhura nge nawe dusenge, noneho ngushyizeho ibiganza, turi mu cyumba nge dukora icyumba cy'amasengesho, ibi bintu tubyirukane n'imyuka mibi tuzabyirukana. Sinabona uko nzi wawe mu rugo, kubera yuko uwo mama afite abana bakuru, ikindi afite umugabo we nawe akorera hafi aho ngaho. Sinabona ukuntu nza kugusengera mu rugo pe, ariko nibura tuzajye duhurira ku rusengero. Ubudamu biramugora cyane, arabanza arabyanga. Igihe kiza kugera rero rwose arabyemera. Amaze kubyemera niho ruzingiye, yaragiye ngo bahurira ahantu. Pastor aramubwira ati okay, hari amasengesho rusange, nanze kukuvangira kugira ngo nubundi cya kibazo udasenga udashyize umutima hamwe, nahisemo ko dusengera ahandi hantu mba. Amujyana ngo ahantu ku Gisozi,
abona ari mu rugo nyine rw'umuntu, ariko nta amubwira ko ari iwe, ari ahandi hantu inzu ye idafite abapangaye, ariko ajya agira abapangaye bayibamo ariko ubu ntabahari. Bahurira muri icyo cyumba barasenga pe, barasenga pasiteri ngo aranarira, n'umudamu ararira, barasenga koko numva bagiye mu mavuta. Birarangira, arangije aramucyura, amugejeje hafi yo mu rugo, umudamu avamo ko umupasiteri nyine yari yazanye akamodoka aramuzana, amugejeje hafi yo mu rugo, aratega arataha ajya mu rugo. Nyine ubwo urumva aba yabeshye umugabo we ko hari izindi gahunda yagiyemo. hagati aho se yari ataragasuzuma neza ngo amenye niba koko no umupasiteri afite urusengero, afite aho abarizwa mu by'ukuri hafatika. Twebwe ntago ibyo ngibyo ubireba. Iyo umuntu akubwiye ngo mfite urusengero, ukabona n'ubundi gahunda akora n'iz'urusengero, ukabona afite n'ibintu bidasanzwe akora, ubona ko ari ibintu by'umwuka w'Imana, yagufatishije yakwereka ibintu ukabibona, nuko nyine ubyemera uko pe. Simvuze ko abantu bose babyemera, ko nanjye ntago byagorana kubyemera gutyo vuba vuba, ariko we nuko byamugendekeye. Rero ubwo basengera aho ngaho, arangije ataha ngo rwose yumva hari ibintu byabaye mu mubiri we, ataha yumva afite icyizere ko nta kintu kizamubaho, ariko ngo pasiteri amubwira ko bazabikora inshuro 10 ayo masengesho. Buri munsi oya, bafataga umunsi umwe wo kuwa gatatu, noneho kuwa gatatu barongeye barahura. Ikindi cyumweru gikurikiyeho aragenda bajya gusenga, amushyiraho ibiganza, amaze kumushyiraho ibiganza nyine, ariko ngo akajya yumva ari gutitira cyane n'iki. Umudamu we atangira kumva we ahubwo asa nk'umuntu bitewe n'ukuntu ari kumukorakora ahantu hose, mu izina rya Yesu akamukorakora, atangira kumva ibintu nyine by'ubushagarira bimufata, amukorakora ahantu hose, ari ikaru. Birangiye uwo munsi nabwo arataha, ariko ataha yumvise hari akandi kantu kajemo, aravuga turiya muntu nzajya nkomeza nsengane nawe gutyo bizagenda gute. Ariko abona pasiteri nyine ubundi bongeye buzura umwuka, baranarira, arangije anamuhumuriza. Ubwo nyine byo bahuraga, yamuhaga n'amafaranga, yamuhaga amafaranga, akamubwira ati ntuzagire ikintu cy'umugabo wawe wemera, akamuha amafaranga, nukenera akantu ujya ukagura, kubera ko uwo mudamu ni umumama uba mu rugo, ntabwo akora. Yego, pasiteri byose sitori yo arayizi, akabigenderaho, kuko haba hari ikintu ejo kizaba mu rugo iwe, pasiteri akaba yakivuze ukajya kubona ngo arakibonye. Ubwo amufatisha gutyo. Nyuma rero yasubiye bwa gatatu, barasenga, bamaze gusenga, ariko ngo akinjira yaramubwiye ngo reka abanze ajye muri dushe. Pasiteri aragenda aroga, amaze koga aramubwira ati nawe wabanje ukajya koga, ko uyu munsi hari ayandi mavuta noneho. Umugore aragenda ajya muri dushe aroga, amaze koga araza arambara, amaze kwambara barasenga. Rero batangira gusenga. Urwo rugo nta bantu babaga barimo actually. Ndakubwiye ngo ibyo niyo mpamvu nanjye namubazaga ibibazo birenze ibyo wowe uri kumbaza, akansubiza nyine muri ubu buryo ndi kubikubwiramo. Urwo rugo rero byaremeze, nta muntu wari uhari, habagamo ibikoresho ariko byo mu rugo. harimo ibikoresho byose, harimo dushe, nta kintu na kimwe kitari kirimo. Ko ni umumama mwiza w'umusirimu, mwiza cyane cyane rwose, w'inzobe mwiza pe. Nuko ubwo arangije ubwo bwa gatatu nyine barasenga, batangira gahunda yo gusenga. Bigeze mu masaa 10, pasiteri nyine arakomeza atangira kubuza amukoraho muri bwa buryo. Mu kumukoraho muri bwa buryo, urumva ko we yabaga yahumirije nyine ari gusenga nk'ibintu bishyashya atangiye, byo byabaga ari ibitangaza. Pasiteri atangira kuza amusoma ku matama, amwegezaho umubiri we gutya, amusoma, amukorakora. No bari bamaze kuba inshuti, aramukorakora. Noneho arangije umumama nawe birangira bimufasha. Sinzi nyine nge yarambwira ati ni ukuri sinajya kuvuga ngo wenda yamfashe ku ngufu, ariko numvaga ntazi nanjye ikintu ndimo kimeze nk'igikize. Sinumvaga ntazi yagiye muri sinzi ibintu byantwaraga muri make. Ati sinzi, kandi sinahisemo kumva yuko ni n'ibintu ntigeze ntekereza ngo wenda tuzagera aho turyamane. Nuko rero byarangiye baryamanye uwo munsi wa gatatu, ku nshuro ya gatatu bakora imibonano mpuzabitsina. Baba we, birangiye umugore arataha, ageze mu rugo noneho aravuga ati nibwo ijuru ryatangiye kumugwaho. Umunsi ukurikiyeho
pasiteri yaramubwiye ati reka dusenge, uri kumva, ariko umenye ngo muri biriya bintu twakoze purito yamubwiye nyine wundi munsi, muri biriya bintu byabaye harimo ikimenyetso cy'Imana, harimo ikimenyetso cy'iby'Imana ishaka gukora ku buzima bwawe. Damu aravuga ati se niba kuryamana n'umuntu utari umugabo wanjye harimo ikihe kimenyetso? Uwundi munsi asubiyeyo arongera nanone bararyama, amubwira ko ari ikintu Imana igiye gukora. Ubwo rero ubwo yongeye kugaruka nyine undi munsi mu kindi cyumweru cyangwa byagarutse bukeye none? Yagarutse mu kindi cyumweru kuri uwo munsi basanzwe bahuriraho gusenga, barongera n'ubundi ashiduka banaryamanye. Mu by'ukuri we yumvaga bagiye kubikosora, ahubwo asanga noneho baryamanye kurusha uko baryamanye bwa mbere. Birangiye pasiteri atangiye kumubwira ati reka nkubwire ikimenyetso Imana ishaka kukwereka gikomeye yakinyeretse, ati nuko uriya mugabo wawe mugomba gutandukana ukaguma muri ino nzu. Ati ni nayo mpamvu Imana yemeye ko ariyo duhuriramo kugira ngo dusenge, kandi mfite urusengero. Uri kubyumva? Yamwerekaga amateraniro, akamwereka ahantu yigishiriza, nuko aramubwira ati ino nzu rero ugomba kuyigumamo tukayibanamo njye nawe, kubera yuko ubu ni igikorwa cy'Imana, ni umurimo w'Imana. Umugore arataha arara abitekerezaho ntiyasinzira, aravuga ati ni gute ngiye guta abana banjye nkagenda nkabana nyine yibaza niba ari muzima, akajya avuga ati ndi muzima ubundi cyangwa hari ibintu byangiyemo ntanazi. Ariko mu by'ukuri nyine iyo yahuraga na pasiteri muri icyo gihe cyo gukora iyo gahunda yumvaga ngo abyishimiye cyane cyane, ariko pe nyuma gusa nubwo atabaga yabipanze mbere, nyuma rero akongera ngo agahura n'akababaro gakomeye cyane, byarangiye akumva ameze nanone nk'uri mu yindi si y'akababaro kadasanzwe. Nibwo rero yatangiye gutekereza, aravuga ati ariko se ubundi ibi bintu ndimo ntiwasanga uriya muntu ari kunkoresha mu nyungu ze? Nuko yatangiye kujya abitekerezaho. Ubwo ariko we n'umugabo we baratandukanye, uri kumva, yaje kugeraho kubera kugira ngo yirinde umugabo cyane yafashe icyumba cye, atangira guhimba yafashe icyumba cye, atangira guhimba inkuru zitabaho, abeshyira umugabo akamubwira wowe ujya mu mashitani, ibyo ari byo byose ntago yari abifitiye gihamya, usibye gukeka uwo munsi, iyo minsi yajyaga agenda umugabo akamusobanurira, akamuha n'abandi bantu bakavugana, ahantu ngo yabaga yagiye gushaka imari. Mbese umugore we yarabikonfirimye bitewe n'ibintu yumvise, kandi akumva neza niba umugabo atamusobanurira ngo yumve icyo ari kumubwira. Byarangiye rero batandukanye. Icyo gihe nge duhura yaramaze kuryamana n'uwo muntu inshuro ebyiri, uri kubyumva. Hanyuma ninjye twaganiriye, gahunda zanjye narazihagaritse zose, twafashe umunsi wose, namusabye dufate umunsi wose turirirwana nk'inshuti, turaganira mubwira byose uko mbyiyumvamo, mubwira yuko agomba kugarukira hafi aho ngaho kuko agiye kujya ahantu mu kuzima atazanikuramo. Noneho ndanamubwira nti ndagusabye sibyo wambabari ukampa nomero z'uwo mupasiteri. Arazima, uri kumva? Ndashaka ko uyu mupasiteri nge nzamubwira, ubwo numvaga hari uburyo bwanjye nzakoresha kugira ngo mubwire pasiteri ko ngomba kureka amahoro umudamu w'abandi. Ariko nanone nubwo nomero za pasiteri zifite, mu by'ukuri nananiwe kuba namuhamagara, numva nta kintu gikomeye numva mfite namubwira cyahita gihindura uburyo ibyo yakoze. Ahura muhamagara n'ubundi, icyo naje kumukorera icyo gihe nahise mubwira nti ikintu ugiye gukora wowe mu block wihe igihe cyawe, nta n'uwundi muntu witekerezeho, urebe urugo rwawe, urebe ubuzima bwawe aho wabuvanye n'aho bugeze ubu ngubu, urebe n'icyo ukeneye imbere hazaza. Uri kumva? Niyo uwo mugabo wawe yaba ajya muri abo bapfumu simbizi, uri kubyumva, yakagombye kuba ari umuntu uguhemukira, yari kuba yarabikoze kera kuko bari bamaranye igihe imyaka, bafitanye abana, imfura yabo yenda kungana nkawe, uri kubyumva, n'abantu bakuru. Nambwira nti igihe ibyo byose yakagombye kuba ubuzima bwawe yakabaye yarabwishe kera, uri kumva. Ubu kubayeho abana bawe, umuryango wawe, nicyo kintu ugomba kwitaho cyane. Ubwo ukareba ukavuga uti ndi kuva hehe ndi kwerekeza hehe. Uri ko kurakomeza. Okay. Nuko ubwo muri izo nama zose namugiraga rero byaje kugera aho ngaho we wenda
mu by'ukuri yarabyumvise pe ibyo nagerageje byinshi cyane. Impamvu ndi hano rero naramuganije ndamubwira nti iyi nkuru ko imbabaje cyane, aba bantu ko njye nabyumvaga nkagira ngo ni inkuru z'abantu bihitira, niba hari abantu bari kwitwaza ijambo ry'Imana bagahemukira abantu gutya, bagasenya ingo z'abantu bagira ngo bari kububakira, wambabarira iyi nkuru nkayivuga ku itangazamakuru, nzakumva nta kubw'umutekano wawe nta kintu na kimwe kizigera gisohoka cyerekana ikimenyetso yuko ari wowe. Arambwira ati ni ukuri, ahubwo numvaga nshaka kuzaza kuri channel yawe tukabiganiraho, ariko nanone numva ubuzima bwaba bwarangiye. Ati nkumva nanashaka n'undi muntu wenda nyandikira nkayimuhereza akazaza akayivuga, ati kugira ngo nibura uwo muntu arebe ko ibyo yankoreye binteye agahinda, binteye intimba, we abibone, kuko ngiye mbimubwiye ambwira ibindi bikancanga bikamvanga. Hashize iminsi ngahe umenya iby'iyo nkuru wowe? Hashize igihe kinini, hashize nk'amezi, hashize ukwezi iyo nkuru nyizi ndwana nayo, nibaza uko nzabigenza, nirinda kubwira undi muntu uwo ari we wese, vuga ni byari byose bitaba byava ahangaha bikaba urumva mbwiye undi muntu namubwira n'uwo muntu uwo ari we ntanamubwiye. Ariko nafashe umwanya ndavuga nti byari byose kuba yarabinyemereye mbihitishije ku itangazamakuru, abantu batandukanye hari icyo byabafasha. Hari uburyo bamugira inama, urumva mu bitekerezo bitandukanye byabo bikurikije uko bumva iyo nkuru, hari uburyo bashobora nabo ubwabo kwitwara birinda abantu nk'abo ngabo, kubagirira icyizere. Hari n'uburyo n'abo bantu ubwabo bakwitwara bagendeye yuko hari abantu babahemukiye, nibura bagasubiza ubwenge inyuma bagatekereza, sibyo? Ndavuga nti bakagarukiraho, wa mupasiteri we njye sinkuzi sindakubona, ariko nanabishatse kukubona ntago byangora, nubona iki kiganiro rwose ndagusabye ndakwinginze reka urugo rw'abandi, kuko ibyo bintu muba muri gukora muzabibazwa imbere y'Imana pe. Kuza mwitwikira ishusho y'Imana mugasenyera abantu, mukirirwa musambanya abantu. Nge ibi bintu barabivugaga nkavuga ngo kuki abantu basebanya, uri kumva? Nkumva hari umukobwa witwa Sandra Gihana umaze iminsi avuga ku bintu bya pasiteri, usibye ko wenda nawe mbona atari shyashya, ubona nyine bitewe n'imyambarire n'iki n'ibyo yigira, ariko ibyo ari byo byose umuntu nka pasiteri, umuntu w'umushumba, umuntu ubuhagarariye abandi nyine ubugera kure kugira ngo abantu bagire ubutumwa bubageraho, ntago yakagombye kwiyandarika, ntago yakagombye kwiyandagaza. Ni umuntu ndabyemera, sibyo? Kandi bambaye umubiri nabo n'abantu, ariko niba ushaka wumva ushaka gutereta umuntu, kubera icyo utabishyira ku ruhande ibyo byo gusenga ukamubwira uti mu by'ukuri rero ndi umuntu, sibyo? None se numva biteye ubwoba. Hagati aho se umugabo wabanye gutubu yarabimenye se? Yego ko ntabwo yabimenye, ntabwo arabimenya. Uri kubyumva, ntabwo arabimenya. Gusa nyine aho naganiririye nawe ndashimira Imana, kandi nawe mushimira, kuko iki kiganiro mva agitegera nakibona niwe muntu wa mbere uzishima cyane. Ambabarire habaye hari aho navuze wenda ibitari byo, ariko nzi yuko ibyo yambwiye byose nuko nko ndi kubivuga ko byarambabaje cyane, byarambabaje. Uri kumva? Babanye we aho namugiriye inama yatangiye gusa nk'ugaruka, atangira kugenda nyine yiyerurutsa ku mugabo we, amusaba imbabazi, amubwira yuko nyine ibyo arimo ashaka nyine yari yaragifashe umugabo wamugira umunyabyaha kandi biranamufata, akajya nyine akora uko ashoboye ku buryo umugabo bimufata. Bambwira mfite ibimenyetso by'uko ushaka kuturimbura. Umugabo rero byaramuyobeye, burya abagabo ntibavuga menshi. Yarumiwe, mbese nawe yarumiwe, yagumye mu rungabangabo. Aravuga ati si umugore ko atava aha ngaha, ko atirirwa azerera, ko aguma aha, ibi bintu abazanye baba yabikuye hehe? Uyize wumva afite igitekerezo se byibuze cyo kuba afite umugambi wo kubohoka ku mutima akabibwira umugabo, cyangwa yigize wowe mugira icyo gitekerezo, mugiramo inama ko yavuga ibyo bintu, mugize mubiganiraho? Ibyo twabiganiriyeho, ariko uri kumva, njyewe mu nama ya mbere namugira ambabarire, ntazigere atinyuka kuba yabwira umugabo ibyo bintu, ko n'ubundi bizaba byarangiye, kereka nafata umwanzuro wo gusenya. Ahubwo njyewe inama namugiriye wenda
ha agace gatoya namubwiye ko amakosa yakoze niwe wenyine ugomba kuyakosora niba yaragize ibyago agahura n'umutekamutwe akawumutekera iki nicyo gihe njye namugira inama mubwira ko ari imitwe ndetse hari na video umwana w'umukobwa wa Sandra Gihana ndi kuvuga naramubwiye nti iyi video yirebe ejo bundi nyibonye nahise nyimusharinga namubwira nti mbabare rurebe inontuzo uri kumva ntago abapasteri ari imana ntago abapasteri ari ibyuma ariko n'abantu nabo ikibabaje gusa nuko bitwaza ubwo izo mbaraga baba bafite sinzi imbaraga afite uwo muntu kuko ibyo abwiye uwo mama bimubaho niba izo mbaraga zifite rero zikaba ari imbaraga z'Imana nge sinanabizi numvise bintangaje ni gute umuntu ufite imbaraga z'Imana azikoresha mu gusenyera abantu ni gute Imana yemera guha umuntu ibimenyetso ku muntu imwereka ko kanaka ibigiye kumubaho byose kandi abizi neza ko uwo muntu afite target yo kuzamusenya no kumushyira ahantu atazikura simbizi ni ikibazo gikomeye izo mbaraga abapasteri bafite no kuri simbizi ngewe sinjya mparabika abantu simba nshaka no kubaharabika ariko abantu bafite uwo mutima ntago ari mwese pe ntago ari bose hari n'abantu basenga koko by'ukuri hari n'abantu koko b'intungane uko byagenda kose banagerageza kwitwararika ariko abantu mwese mufite iyo mico yo guhemukira abantu n'ukuri ndabasaba ndabinginze mwayihindura pe kuko muri gutuma abanyarwanda bahinduka muri gusenyera abantu muri gutuma urubyiruko rutagira aho ruzagera niba ushobora gufata umwana w'umukobwa ukamwijeza kuri kumusengera kugira ngo ibintu bigende neza warangiza ukamusambanya uri umuntu w'umupapa nukuri ni ikibazo gikomeye ntaho twaba turi kugana pe iyo nkuru rero y'uwo mama nuko nguko imeze mu by'ukuri yasabaga abantu bamugira inama yarahagaritse ibyo bintu nyine yarabihagaritse n'uwo mupasiteri ntibakivugana ariko ibyo ari byo byose hari ibintu ngo yamubwiye bizamubaho uri kumva igihe azaba atarangije ayo masengesho izo nshuro 10 z'amasengesho none muri izo nshuro 10 z'amasengesho ntago yazisenze we nk'umuntu w'umunyantege nkeya aravuga ati none se wamugani wenda wasanga ibyo bintu hari ibintu bizaba agendeye ku byamubayeho mbere ku byo yagiye abona niba atarabibwira umutware we kandi uwo muntu mukaba mushobora kuba wenda muziranye ntago ufite impungenge ko aramutse abonye ikiganiro ashobora kuzikeka akaba yabimenya mbere y'uko wowe abimwibwira bikaba ikibazo umugabo yikeka umugabo we akabikeka no ntago umugabo we yabikeka ntago umugabo we yabikeka kubera yuko icyambere harimo utuntu twatuma bikeka ariko amahirwe yandakomeye uwo mugabo nta wundi muntu wundi uwo ku gasozi uzabireba ngo akeke uwo mudamu ntawe uwo mugabo we ntago ajya areba ibintu by'amacano ntago reka ni umuntu wikuriye wibereye mu buzima bwo gushaka amafaranga nta na telefone ya smartphone agira kereka wenda ubwo amusanze bari kukireba icyo kiganiro nawe akakireba ariko ubwo ntakireba mu by'ukuri ni nayo mpamvu ndahangaha imbere ya kamera za Iris TV n'abakunzi ba Iris TV ndabizi ko barahari bazabona iki kiganiro bitewe n'uburyo ndi kubivuga bitewe naho ngereje niba nanjye wenda narengereye nkaba byose nabishyize hanze ibyo ari byose baratanga inama z'icyo azakora hari ushobora kuza mugira inama y'uko aramutse abibwiye umugabo hari icyo byafasha kurushaho ariko nge ku bwanjye namugira inama y'uko atabibwira umugabo hanyuma ikindi icano ntabwo akunda kureba iby'amacano ariko akoze iyo bwabaga nk'uko nabimubwiye akagira ibyo ahindura akora uko ashoboye agatangira nyine amazi atararenga inkombe agatangira kwikosora agatangira guhindura ibintu agatangira gusubiza ibintu mu buryo agatekereza cyane yuko umugabo wamushatse ibyo ari byose niyo yaba afite ibyo bintu by'amashitani yakagombye kuba yarabimwicishije na mbere hose ntago ari gutegereza imyaka bamaranye nicyo ngicyo nge namubwiye sinzi icyo abakunzi ba Iris TV bazabivugaho ariko nguko uko mugenzi wacu amerewe nta nubwo na n'ubwo baragira amahoro usibye ko wenda atajya asubira guhura n'uwo muntu ngo basambane usibye ko n'ibyo bintu by'imisatsi byose yabihambuye nyine kuko ubu ntago
ni birebire yamaze kubohoka mu by'ukuri yamaze ntabwo arabohoka aracyafite ikibazo ariko yamaze kugaruka yabohotse kuri pasiteri donc ntabwo ari kumwe na pasiteri muri bya bintu kuko urumva barahuye gusa baracyavugana ntabwo bavugana we yarabikase yambwiye ko yabikase niba mbeshya ibyo biramureba amenye ko ari ikibazo ariko yambwiye yuko batakivugana kandi bitewe n'umunsi wanjye wose nafashe kugira ngo tuganire n'ibyo namubwiye abirenzeho yaba ahasigaye ntago yazabimbaza Imana yazabimwibariza we uri kumva gusa yambwiye ko batakiri kuvugana ariko ahangayikishijwe n'ibyo bintu byose yamubwiye bizamubaho yego kandi biteye ubwoba bishyira ubuzima bwe mu kaga igihe azaba adakoze ayo masengesho y'iminsi 10 ngo izo nshuro 10 ngo azirangize kuko ubu ngubu nyine n'ibyo by'umwene nkeka byararangiye yagombaga gukora ayo masengesho kandi ntiyayakoze arahangayitse nyine bitewe n'ibintu nyine uko nakubwiye yamubwiye ko hari ibintu byose yagiye amubwira bikaba ibyo mubwiye byinshi bikaba ibyo mubwiye byinshi bikaba afite impungenge rero afite impungenge nyinshi igiza ku wenda basi yaguhe uburenganzira bwo kuba wazamuhamagara ugize muganira twaraganiriye musaba nomero ze za telefone kuko nakubwiye ubu yaguhe uburenganzira bwo kwamuvugisha namubwira nti njyewe byari byose mfite uburyo bwanjye nzakoresha kugira ngo mvugane na pasiteri ariko pasiteri mbere y'uko njye nzaguhamagara nkanjye Sauda ndakwinginze ngo ibyo wakosheje ibyo wangije ugarukirize kuri ibyo kandi uhinduke nukuri ubu buzima turimo rega uyu munsi uba widegenja ukora ibyo ushaka wambara costume ukaberwa ufite amafaranga yawe yo gushukisha abagore b'abandi ugasenya ingo z'abandi wumva nyine ukomeye kwa ariko wibeshya ukavuga uti cyangwa se wigira inama ugatambukira nka hariya sehashika gatoya sibyo ukinjira nko mu miryango nk'ibiri irimo abarwayi ukareba ukuntu umuntu aba amerewe uri kumva ibyo ari byo byose numva hari ikintu byagufasha ubuzima turimo ni zero uyu munsi uba urimo kwigaragambya wikora ibyo ushaka byose ariko ejo uzaba wavuye mu mubiri ibaze rero nuba wavuye mu mubiri ufite iyo misaraba yose ufite ibyo bintu byose kandi noneho witwaje n'ijambo ry'Imana witwaje wagiye mu ishusho y'Imana frere ni ikibazo gikomeye si ikibazo Sauda turimo wenda tusa nk'abagenda twerekeza ku musozo w'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi ngira ngo ubutumwa bwo inkuru kuni meza abantu bayumvise neza ni ikintu gikomeye cyane kandi ni ikintu gishobora kuba kiba no kuri benshi wowe basi wumva uzabohoka ryari kuba wahamagara pasiteri ukamubwira ibyo yakoze ibyo ari byo byose nkurikije iki kiganiro buriya n'abapasiteri bajya bareba bindi mu biganiro sibyo ko nabo ni abantu nkatwereka mu buzima nk'ubwo tubamo natwe usibye wenda izo nshingano baba bafite n'ubwo bazitesha agaciro nabona kino kiganiro azamenye yuko yahemutse namenye ko yahemutse ahinduke kuko njye nta n'ikindi kintu cyatuma mvugana nawe usibye urugo rwa mugenzi wanjye nashakaga guharanira aramutse ahinduye akamuha amahoro rwose azanamuhamagare amubwire ko nta kibazo niba icyo kibazo gihari kandi akigumanire sibyo kubera yuko buriya muntu ukamubwira yuko atazarenze ejo adapfuye ugasanga umushyize mu kibazo kandi wenda nta n'ikibazo yari bugire ubohora umubyeyi w'abandi ureke yirerera abana ureke urugo rwa rwubake rukomere nicyo kintu uzahemberwa imbere y'Imana nibwo uzaba ukoze ibintu byiza kurusha kwirirwa umuvangira nibitaba ibyo ngibyo rero kubera ko mfite nomero zawe ngewe icyo nzakora Jado ntago nzabyihanganira nibitaba no ku bwanjye gusa bizaba no ku zindi mbaraga kandi bizashoboka kuko ni ibintu biba birenze ukwemera k'umuntu ngewe nta gahunda mfite ikomeye yo guhamagara pasiteri nta kindi kintu nshaka usibye amahoro mu rugo rw'abandi donc ukomeje ku kantu nanjye nari numvise numva ashaka kubaza mvuganise ntabwo bishoboka ko mwaziyambaza inzego zibishinzwe kuko harimo kuba yasambanya yareshya mu buryo nyine mbese nko gusambanya umuntu yitwaje icyo ari cyo cyangwa se yitwaje indi myumvire ya gikristu harimo no kuba n'urugo rutagenze neza kandi abigizemo uruhare byanga bikunze n'amategeko ashobora kuzamukurikirana ubwo muzareba igishoboka bitewe na reaction n'abazagira ubwo n'abantu nabo baduha ibitekerezo bitandukanye Sauda turagushimiye reka tuguha umwanya wenda ugira icyo uvuga dusoza tugana ku musozo murakoze cyane wenda nta byinshi cyane birenze icyo nashaka kuvuga ni nk'isomo
rigomba kuba no ku bantu bose. Niba ubona umuntu aza akwikururaho akumvisha yuko agufitiye impuhwe cyane ku buryo ashaka yuko muzajya nyine muba muri kumwe cyane kugira ngo musengane kandi mubona muri ibitsina bitandukanye, ibyo ari byo byose niyo yaba mutari ibitsina bitandukanye, turabizi ko n'abantu basigaye bashukana bakaryamana bahuje ibitsina nabo bararyamana, cyangwa se akaba yanagushukisha ubundi buryo akanakwambura n'amafaranga. Ntago icyizere kuri iki gihe kwizera abantu, umuntu waje witwaje cyane ibintu by'Imana kwereka ko agufitiye impuhwe zirenze, ntago ugomba kumuha umwanya. Iryo ni isomo rigomba kuba kuri buri muntu wese. Ikindi cya kabiri, abapasiteri mureke kwiyandarika. Ikindi nanone cya gatatu navuga, abantu mbere yo kugira icyo ukora, tekereza cyane ku muryango wawe, tekereza ku hazaza h'umuryango wawe, tekereza ku mpuhwe uwo muntu uje yinjira mu buzima bwawe agufitiye zirenze iz'uwo mwashakanye mwabyaranye, mufitanye urugendo rw'ubuzima kandi mumaranyemo igihe cyangwa se mutarakimarana ariko muteganya kukimarana, aba ariho wibanda cyane ushyira imbaraga zawe, kubera yuko ni ukuri pe, umugabo iyo aje akaguhitamo cyangwa se umukobwa iyo akwemeye akemera ko mufatanya urugendo rw'ubuzima, ibyo ari byo byose muba muri mu mushinga ukomeye mutagomba gutesha agaciro uko byagenda kose, mugomba kubaha mugakora uko mushoboye kose kugira ngo uwo mushinga ukomere kandi utere imbere ugere na kure hashoboka. Yego. Ni icyo ngicyo ahanini, ni nayo mpamvu ngewe ibiganiro byanjye akenshi ntanga biba bigamije kugira ngo bisane ingo, cyane cyane nyumva nk'iyo nkuru numvise ntazayihanganira, ngize n'amahirwe rwose ambera imfura aranyemerera, ndanamushimira cyane kandi mwizeza yuko nta kizamubaho igihe cyose azajya yiragiza Imana n'ibibazo bye byose akabiha Imana. Buri muntu wese ngiye reka nkubwire ikindi kintu Jado nasoreje, sinemera umuntu umbwira ngo kugusengera umuntu yagufasha kugusabira nyine ku Mana, ariko ntago umuntu we yafata ubuzima bwawe ngo abe ari ubwishajeho abukorera ibyiza kuko nawe aba afite ibibazo bye. Isengere, wumve yuko aho uri hose Imana ikumva, wumve yuko wowe ubwawe ufite uburenganzira nawe ubwawe bwo kwigerera ku Mana, bwo kuyibwira ibyo ushaka byose wowe nayo ibiri kukumva utabihitishije ku wundi muntu. Rero nibyo ngibyo, ikindi nyine no kubashimira namwe. Yes. Reka ngushimire cyane ku gikorwa cy'ubutwari ukoze, ndetse urumva ko mbere na mbere nabivuze wabaye intwari imbere, uvuga story y'ubuzima wanyuzemo, ndetse hari benshi byafashije, none byanatumye n'abandi bagenda baguha story, n'ubwo wenda yari inshuti yawe ya hafi ariko n'izindi story ari nazo story ufite wenda abantu bashaka ko bakwemerera ko tuzisharinga. Zirahari nyinshi cyane, usibye yuko nyine burya ntago wavuga ikintu cy'umuntu atabiguhereye uburenganzira. Ngiye rero urumva ku Murimbo TV, kubera ko nkunda kwibanda ku bintu byerekeranye no kwigisha abantu uburyo bwo guteka, uburyo bwo kwitwara mu rugo, ibintu by'ibiganiro simbikora kenshi, ahubwo nzajya nza kuri Iris TV basangize, cyangwa se ku zindi channel bizaba byabaye ngombwa ko nanyuzaho ibyo biganiro mbifite, babikurikiranireyo, hanyuma bashaka kwiga guteka, kwiga gukora makeup, kwiga kwambara nyine neza, kwiyitaho nk'umudamu, kumenya uko wasasa mu cyumba, kumenya uko wafata umugabo nyine, kumenya imbaraga nyine zose wakoresha kugira ngo urugo rwawe rukomere. Nicyo ni nayo ntego yanjye ahanini. Yego, ubwo bazajya bajya ku Murimbo TV rero. Murimbo TV rwose bajyeho banakande subscribe. No kuri cyane rwose. No munsi y'iyi video reka tuze gushyiraho link yayo kugira ngo abantu bagire. Yego rwose murakoze cyane Iris TV. Urakoze Jado, ndagushimiye cyane kubw'iki kiganiro wemeye ko nsangiza abakunzi ba Iris TV, kandi ndagusabira ngo Imana iguhe umugisha, ndagusabira kugira ngo utere imbere cyane, urabona nawe ejo hawe uzagere nyine kuri bya bintu byose wumva wifuza. Wow, thank you so much. Yes, uko byari bimeze, reka tumushimire umubyeyi watuganirije uyu munsi, yagize umutima mwiza kandi anatwijeje ko niba utatuzongera kubona izindi nkuru zigiye zitandukanye zizerekana indi image biba muri societe yacu, kugira ngo nawe niba ubirimo
ugira uko wahagarara, ugira uko wakwitwara, ugira uko wakwisora hakiri kare. Shimiye rero mwese mwadukurikiye muri kino kiganiro, mudukurikira muri mu mpande z'isi zose zitandukanye, abari mu Rwanda tubashimira, muri US, Belgium, Canada n'ahandi henshi hatandukanye ku isi. Bakaze subscribe ndabashimiye, n'abagiye kubikora uyu munsi kubera bazajya bakurikirana ibiganiro byawe bakunze iki uyu munsi. Mwese mukandeho hakiri kare kugira ngo mujye muza rimwe na rimwe mubone ibiganiro babateguriye. Donc ndabashimiye, kashimire Emilie kuri kamera, ndetse nababwira ko dufite na website yitwa iris.rw mushobora kudukurikiranaho inkuru zanditse. Reka tubashimire Sauda, murakoze cyane.